Muri Tour du Rwanda imibare yabaye myinshi, abanyarwanda bikomeje kugorana na tutabeshyanye. Mbere rero yo guhaguruka i Musanze twihinnye, dukora akanama twibaza icyakorwa ngo intsinzi igaruke mu Rwagasabo. Bamwe bati ese dutabaze binego bya Nyirakajumba mwene Ryankombe wibwire nyina ngo mubyare maze akavukana icumu n'ubuhire by'icyuma. Abandi bati oya, nibara nta munyarwanda ukibandwa, tutese tubigire gute ko Imana zazamwe n'abera zikomeje kubabogamiraho. Aha niho twibutse ko mu nzira y'umunsi turi buce za Gakenke, dore ko amateka mwavuga ko hambere ngo habaga ibuye ryahoraga ryizenguruka mu kirere rishakisha abahinzi mu gihe babaga bageze ku meza rikabatesha ibiryo bakiruka bagahunga. Aha ariko ngo nyuma yo kumwami Ruganza bimenye yaje kuza muri kano gace, niko kuri kubita umwambirirwa hasi n'iryongera kuzenguruka ukundi. Tukibitekereza twanyutse ko kandi mu mpinga ya Ruganda hafi y'umurwa wa Ruganzo wari Ruganda aho muri Rusiga mu karere ka Rulindo ari naho Ruganzo yimikiye Karinga isimbura Rwoga abanyabongo bari baranyaze u Rwanda. Aha hari werite nk'ikirenge cy'umuntu bivugwa ko ari Ruganzo wahakanagiye ubwo yashakaga kurasa hakurya yaho ngo urutare rwari ruhare rutanga amazi bityo abaturage ntibicwe n'inyota. None se Mana y'u Rwanda dutabaye hambere kuri uyu munsi waba uri hehe? Amateka ya Ruganzu ni ikintu gikomeye bise kuba yaturutse kera agenda yajya ahantu hari umugezi akarasa abantu be babuze amazi yo kunywa akarasa amazi akaza arazamuka kugeza igihe abiri iriya araza agera hano ku kirenge arahicara aruhukira niba bashyitse ku kirenge cya Ruganzu rero na n'ubu ngubu amagare nibwo nzi kuyakurikira kubera ko nanjye kera njyaga i Kigali nkanyonga igare nkarijyaho ubu mbese nanjye naturutse ahantu hitwa Bwenda kandi Bwenda niho naturutse nzi kugira ngo ndebe amagare. None kandi amahirwe yanjye mvugiye kuri radiyo abantu baze kunyumva Araza no kukubona rwose umukerukeba bayita umukeruke. Ibyo ni ibyo mu nzira gusakara agace ka gatandatu ka Tour du Rwanda, agace kasize ibintu byenda kujya mu buryo. Ni inzira muri rusange ushatse wavuga ko yakinwe n'ikipe imwe Direct Energie yo mu Faransa, aho dutera ushuma twose twageragezaga gukorwa yahitaga itugarura shishi itabona. Iyo biza ko ari muri ruhago yerekwa yihari umupira nko ku kigero cya 90%. Iyi yanageze yerekura kabuharera Tour wegukanye agace ko ku munsi w'ejo mu rwego rwo gukomeza gukanga adversaire. Byose byaganishika kuri butsinda aka gace. Gusa iyi yaje kwibutsa benshi nyamugabo baje gutega n'abantu ko namari baseyuzuye ibishyimbo ari bumuha igihombi, niko kubyicarira arabirya yivuye inyuma indara yuzuza arasendera ndetse umuhogo nawe ugeraho urengerwa n'ibyo bitonore. Uyu bwo yararimo asatira kwishyurwa nibwo yaje kureba mu ibasa asanga asigayemo igishyimbo kimwe, ariko abura imbaraga zo kwasamana cyangwa akimire kubera kuzuza, maze akajya akireba yanaga amaso ku inota amarira akamushoka ku matama. Yananiwe ari hafi kuhagera, gusa ntabwo ari we wenyine kuko na Direct Energie yo mu Faransa yakoze irakora ye, ariko birangira habura kilometero 2 imbaraga zirashira. Burya ko wa wundi aruhira wa wundi nyine. Israel Premier Tech yacungiraga hafi aho yaje kwiyandurira mayo jaune ndetse na etape byari mu muhanda. The plan we also have Moritz is gahunda nuko twari dufite Moritz nawe wasigwaga amasegonda 25 yonyine bityo nawe yacungwaga. Yanagerageje kwizigama sinakoresha imbaraga nyinshi, nyuma rero yo kubona ko wambaye mayo jaune byamucanze nahisemo kubyungukiramo tugira n'abantu bake ku murongo. Uwo no mwongeza Peter Jospe Blackmore wa Israel Premier Tech wegukanye agace ka gatandatu ka Tour du Rwanda 2024 akegukanira kuri Mont Kigali. Uyu ni nawe wahise wambara umwambaro w'umuhondo kuko yarashoga amasegonda 2 gusa na self waje gushya kuri uyu munsi. Blackmore watakiye mu kilometero cya nyuma yakoresha amasaha 2 iminota 12 n'amasegonda 18. Uyu gusa yaje kunganya ibihe na Restropo Jonathan wa Porti Cometa mu gihe Ikan Destyov w'ikipe ya Astana yaje gusigwa amasegonda 5 nubwo ari wayoboye mu minota ya nyuma. Blackmore akaba yegukanye agace ku munsi neza aho yizizaga isabukuru y'amavuko ye. Thanks, yeah. I mean, it's just an amazing birthday to Imana ishimwe, ni isabukuru nziza kwegukana intsinzi ukanambara mayo jaune. Byiza. Birumvikana ko gahunda ari ukuyigumana ku cyumweru kandi ifite ikipe nziza izamfasha. Yeah, have a good team to help me. He's
bene wacu ba Kanyarwanda Munyaneza Didier Mbappe yaje kugumana umwenda w'ushwekura kurusha abandi mu muhanda hagati sprint intermédiaire mu gihe umunyarwanda Manizabayo Eric Karadio yaje kuba 10 kuri uyu munsi asizwe amasegonda 53 akaba ari nawe waje kuza hafi aho ku rutonde rusange ari ku mwanya wa 15 agasigwa iminota 4 n'amasegonda 20. Mu Rwanda no kwisi abifitemo impano nk'iyo nimucikwe n'ababiri. Uyu munsi nyine wari tugoye cyane kuko abantu bose banganye ibihe nyine kuri GC nta break nyine bemewe kigenda hakiri kare ba control kandi nyine total yashaka gutsinda stage uyu munsi none Israel nashaka kwambara mayo nshaka kuyikuramo king step akazi gakomeye kuri uyu munsi nyine kuko nanjye nahinze ko uyu munsi naza gutsinda nyine kuko nari ko bameze neza ariko nyine tugezana ku mutwe ku mapave tuzamuka barataka nyine radio yanje yavuye umure wavuyemo ntari kumva neza byo kuko ari kumbwira kora mistake nyine birangira bageze yo kuri urwo rutonde rusange nyine Blackmore ni uwa mbere nkuko twabikubwiye aho amaze gukoresha amasaha 12 n'amasegonda 25 kuri utu duce dutandatu tumaze gukinwa. Uyu arusha Ikhan Steve wa Astana amasegonda 11 na Resropo Jonathan wa Porti Cometa amasegonda 11 mu gihe Leself wambaye mayo jaune ari uwa kane akabarushwa amasegonda 55 yose. Uretse Manizabayo Eric uza hafi mu banyarwanda akurikiye n'amasengesho Venker usigwa iminota 4 n'amasegonda 40 ni mu gihe Kabaho nkuko abyivugira mu gisha Moise wa Java Innovatech ageze ku mwanya wa 22 arushwa iminota 11 n'amasegonda 38. Ejo bundi yarushwaga amasegonda 7 yonyine. Ikintu cyarabwira abanyarwanda ni kimwe hano ahangaha turimo makipe 19 harimo amakipe menshi atari yatsinda ama etape kandi akomeye cyane kaza Astana zirakomeye cyane ntabwo barabona ama etape kandi nako turakomeye cyane kandi Eternal irakomeye ntabwo yabona ama etape uko zitegereje nako niko dutegereje kugira ngo tubona ko tuzatsinda etape ubwo ndikumva ko nako cyize kigihari ko tutinye dutegereje ko dushobora gutsinda ejo cyangwa tugatsinda ejo bundi kuko twese ntabwo twatsinda mu stage kuko stage ni 8 kandi turi amakipe 19 birashoboka ko nako twatwara etape. Muri rusange abakinnyi 69 nibo baje gusoza isiganwa ryari ryatangiwe na 75. Nta gihindutse rero kuri wa gatandatu abo 69 akaba ari barize guhaguruka igicumbi ku isaha saa 5 berekeza i Kayonza ni mu nzira y'ibirometero 158. Ni Tour du Rwanda 2024 kuri iyi Sports hamwe na buri umwe uyu munsi n'ejo hamwe na buri umwe none ni iteka ryose.